Banyarwanda, banyarwandakazi, umunsi mpuzamahanga wahariwe abagore ni tariki ya 8 Werurwe. Ku Banyarwanda ndetse n'inshuti zabo batuye mu bihugu bya Scandinavia, ni ukuvuga Sweden, Denmark, Finland ndetse na Norway, bakazizihiza uyu munsi wahariwe abagore ku tariki ya 13 Werurwe 2021 isaa 9 z'amanywa. Ibi birori bikazaba hifashishijwe ikoranabuhanga Webex. Uyu munsi kandi ukazitabirwa n'abayobozi batandukanye, harimo Nyakubahwa Minisita w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Professor Janet Bayisenge, Nyakubahwa Ambassador uhagarariye u Rwanda mu bihugu bya Scandinavia Christine Nkurikiyinka, Rwiyemezamirimo Nelly Uwineza Aline ndetse n'icyamamare mu muziki Intore Masamba. Dusabwe kwitabira ibi birori turi benshi, cyane cyane twabatuye muri Scandinavia, naho abari hirya no hino ku isi Dias Connect TV yabashyize igorora, aho muzabasha gukurikira ibi birori live kuri channel yacu ya YouTube. Wow, bizaba bishyushye. Ku bindi bisobanuro baza abayobozi ba diaspora bakwegereye.